Ndagushubuje cyane, ndagushimiye cyane wowe udukurikira kuri YouTube channel yacu. Njye nitwa Mwesigye David. Ese wari uzi ko hari uburyo Facebook ifite butanu ushobora gukoraho amafaranga kuri Facebook? Ushobora kuba umaze igihe kirekire uyikoresha ariko utazi ubwo buryo wakoramo amafaranga. Ikindi nanone hari ibihugu byemerewe gukorerwamo monetization bya Facebook. Ibi byose ndaza kubikubwira, ariko ndaza kukubwiramo uburyo nka bubiri ushobora gukoresha nawe uri mu gihugu icyo ari cyo cyose kandi bigakunda nawe ukabona amafaranga. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye, ndagusaba kugira ngo uze ukande subscribe kuri YouTube channel yanjye. Nitwa Mwesigye David, uhaye ikaze. Channel yanjye yitwa Mwesigye David, Mwesigye TV show. Niba ari ubwa mbere uhageze rero, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byose tugenda tukwigisha by'ikoranabuhanga ujye ubasha kuhita ubibona ako kanya. Ndagusabye rero kugira ngo ukande subscribe kugira ngo buri ko uploadinze video yacu ujye ubasha guhita uyibona. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Facebook ifite ibihugu bikorerwamo monetization, ari byo ibyo bihugu ngiye kukwereka aha ngaha. Harimo igihugu cya mbere cyitwa United States, Canada, Brazil, United Kingdom, India, South Africa, Australia, Mexico, Philippines, Indonesia, Turkey, Vietnam. Ibyo bihugu nkubwiye ni ibyo Facebook ubundi yemera gukorerwamo monetization. Ariko Facebook bazanye uburyo bwinshi bwo gukoraho amafaranga bugiye butandukanye. Twagiye kubwira noneho uburyo bungahe bwose bwo gukora amafaranga kuri Facebook, butanu wenda cyangwa kubwiramo butatu muri bwo bwo gukora amafaranga. Uburyo bwa mbere, Facebook igusaba icyo bita Facebook page. Facebook page ndaza kuzabakora video y'uburyo wafungura Facebook page. Reka nkwereke uburyo wafunguramo Facebook. Nzabakora video ivuga uburyo wafunguramo Facebook. Yego, uburyo bwa mbere Facebook igusaba ibyo bita Facebook page. Urabona ahangaha uba warayifunguye Facebook yawe, Facebook page. Noneho iyo Facebook page yawe, wenda nk'urugero nk'iyi ngiyi, urabona nk'iyi ni Facebook page yanjye. Okay, noneho Facebook ikagusaba byibura followers 10,000, yangiza ikagusaba n'iminota 600, iminota 600, yego n'600 ahubwo. Iminota 600 by'abantu byibura bakurebye. Noneho kandi iyo minota ugomba kuyibona byibura mu minsi 30. Noneho iyo minsi 30 umaze kubona izo nuza abo followers bo ntago bagira akagero. Uyena ntago uvuga ngo wenda wabonye igihe kingana iki, oya, ariko ikintu kigenderwaho ni nuza nicyo bita iyo minota. Nk'uko uzi kuri YouTube ukuntu bakubwira ngo ugomba gushaka subscribers 1,000 ndetse nawe ushyize 400, ariko bagera kuri watch time bakavuga ngo garanti yayo itakazwa mu gihe kingana n'umwaka. Umwaka niwuzura utaramara kubyuzuza izahita ziba dropped, zizahita zivaho. Noneho nuko rero no kuri Facebook bimeze. Facebook ntago batanze umwaka, ahubwo batanga amezi ukwezi kumwe konyine. Ukwezi iyo kurangiye iyo minota utayujuje iba drop nyine, bikavaho, igatakaza agaciro, igatakaza garanti. Noneho kuri Facebook rero ubwo buryo batanze bwo kuba wakuraho ayo mafaranga, barakubwira ngo byibura ugomba gushaka followers 10,000, guhera ku followers 10,000 kuzamura. Wangiza ugashaka byibura n'iyo minota ukayishaka. Wenda reka turebe imwe muri Facebook page, muri izi ngizi wenda turimo turabona aha Facebook page. Ahangaha turebe, iyi ni groupe Facebook page. Facebook page itandukanye nyine, ni wenda reka turebe mu mavideo niho ubundi haba harimo Facebook page. Urabona? Okay, twagiye. Nk'uyu muntu afite baramubwira afite followers 280,000, akaba afite abarayikazi 6,200. Noneho ahangaha uyu muntu
aba yemerewe kuba yakora monetization rwose birashoboka kandi ari na monetize biranashoboka. Noneho ndakubwira ngo ese mu gihe wujuje bya bintu byose ukabyuzuza, noneho uri mu gihugu gitemerewe gukorerwamo monetization, hatarimo muri ya indi ya Australia, United States, Canada, Brazil, Australia, Philippines, mu gihe utari muri ibyo bihugu wabigenza gute? Ikintu ukora noneho mu gihe utari muri ibyo bihugu, ubyibura ushaka umuntu uri muri kimwe muri ibyo gihugu, South Africa hano hafi, wenda niho ndakeka ariho hafi tubonyemo, ugashaka uwo muntu, byibura uwo muntu uri aho hafi ukamuhereza account, ariko ugomba kumwizeye. Wamara kumeza account akagukorera monetization, yamara kugukora monetization ukaba wahita ugashyiramo konti yawe ya banki ukajya ubona amafaranga. Ariko mu gihe noneho ariko nanone ubwo buryo ushobora kubwifashisha urimo nagira wamamaza ibikorwa byawe. Facebook ifite uburyo bwinshi butandukanye bwo kwamamaza. Reka nkubwire uburyo bwa kabiri bwo gukuraho amafaranga kuri Facebook. Uburyo bwa kabiri babwita Facebook Marketing Place. Marketing Place ni ahantu haba ibikoresho bigiye bitandukanye byinshi cyane. Nanjye nkunda kwaca ngiye kugura ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora kuba uziranye n'abantu batandukanye bacuruza amatelefoni, bacuruza ama iPhone, bacuruza ama desktop, laptop, imodoka n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Aha kuri Facebook Marketing Place urahaza, wamara kuza ukaba ufite igicuruzwa, ufite amafoto yacyo, ugashyiraho igiciro runaka ushaka h'amafaranga. Noneho iyo ngewe nje hano muri search ngavuga ngo ndashaka kugura desktop, wenda ndashaka desktop i7, i7, noneho wangiza ugahita usacingamo. Abantu baba bafite izo mashini, bavuze ngo uyu nguyu arimo arayigurisha 200,000, uyu nguyu arimo arayigurisha 300,000, nyine ibintu bigiye bitandukanye. Nawe uba waraje ukayishyiramo. None ndaje nkwereka uburyo washyiramo noneho iyo Facebook, washyiramo ibicuruzwa byawe hano muri Marketing Place nyine. Ukazenda nk'urugero, nk'uyu nguyu yaje, nshobora kuza nkahita mwandikira hano nkareba ngo afite imashini za desktop quality available zirahari, harimo Pentium, harimo i3, i5, i7. Izi zose nizo arimo aragurisha aka kanya. Izi mashini zose izi uri kubona ahangaha, i3, i5, i7. Ndakeka izi mashini zose wemereye kuba wamwandikira ukazigura rwose mu gihe ushaka, kandi bitagusabye n'ahandi hantu, bitagusabye guca mu bintu byinshi, kandi ukagura udahenzwe, mukumvikana kugeza yaba kunanije ukajya gushaka undi muntu, kuko imashini ziba ziri hano ziri nyinshi cyane. Nawe ureba abantu bose basigaye bacuruza kuri Facebook Marketing Place ni abantu benshi cyane, kandi ahangaha kuri Facebook wemerewe no kugurisha ibintu usanzwe ufite wenda bitari bishyashya bya okaziyo, kuko urabona nk'ini moto ushobora kuza ukayigura ahangaha kuri Ruza, urebye amafoto yose nyirayo aba yashyizeho, ukayigura. Wamara kuyigura ukamuhamagara, dore nimero ze ngizi abazishyizeho, cyangwa akavuga ngo nkeneye ahangaha warimo aravuga ngo nkeneye moto ikiri nzima byibura 3,000,000, 1,300,000. Ngwino uyitware, ngwino uyitware. Uyu nguyu arimo arayigurisha. Noneho igisigaye wemere kohereza message ahangaha ukamubwira ngo ese icyo kintu kiracyahari. Ahangaha ushobora kumwohereza message ukamubwira ngo ese icyo kintu, iyo moto iracyahari. Yego, hari uburyo bwinshi rero. Aha hantu hose iyo bita Facebook Marketing niho wagurira amatelefoni meza cyane bitagusabye, kandi mazima. Ngiye ibintu byinshi nkunda kubishaka hano kuri Facebook Marketing Place. Noneho reka nkwereke uburyo washyiramo ikintu cyawe nawe ukaba wagurisha. Noneho nk'urugero, reka dukoreshe Facebook right, naho byose ni kimwe n'ubundi. Ushobora guhita uza hano, noneho ugahita ukaza ugakanda hano handitse aka kamenyetso, mu gihe uri kukabona ahangaha kitwa kanuza ka Facebook ka Marketing. Ushobora no kuza utari kukabona hariya, ukaza ukagashaka ahangaha, ukaza ukakareba ahangaha muri hano, naho kaba karimo dore ngaka ako bita Marketing Place. Dore ni ngiyi iyi Marketing Place, dore uyikandaho. Wamara kuyikandaho ugahita ubona n'ubundi bya bicuruzwa byawe, amakamera n'ibindi byose. None ikintu ukora, uraza ukaza ahangaha hitwa ngo
wenda reka tujye wenda sera kugurisha, wowe ushaka kugurisha noneho ushobora guhita uza ukaza ahangaha handitse ngo kategori. Ubundi buryo nibwo bwiza cyane bwo gukora amafaranga mu gihe Facebook utaraba monetize. Ushaka gushaka ibicuruzwa byinshi cyangwa ufite na boutique, ibintu byawe wasaba bigurisha kuri Facebook abantu kandi bakabigura. Ugahita uza ahangaha muri sa ugahita uvuga ngo wenda kintu ngiye kugurisha, reka tuvuge ko wenda ngiye kugurisha telefone cyangwa wenda kandebe ikintu bita machine cyangwa machine. Mitenza wenda vuga ngahangaha iyo machine wenda iracyari nshya cyangwa yarakoreshejwe. Iyo ngiye kuvuga ngo yarakoreshejwe noneho mitanza nkavuga ngo used ariko iracyari nshya. Ahangaha used fail wumva yarashaje. Ibyo byose birazwe bivuga yari nshyashya cyane ubishyamo yari used ariko ikora neza cyane ikiri nshya ukanda aho ngaho. Ndavuga ngo iracyari nshya kandi yakora neza cyane. Mite mvuga ngo brand yacyo wenda ni iPhone wenda reka cyangwa mvuge ngo Google Pixel A5 yego. Ahangaha size yo nta kibazo, nta kintu wakandikamo. Ahangaha nandikemo amafaranga yanjye what are you selling, kigurisha angahe, wenda ndayigurisha wenda 250, 250. Noneho ikindi kintu ndazangaha ayo mafaranga nyishyire no mu madolari. Ubwo ni amadolari 250. Mite nzangaha kiremo location yanjye merereyemo, ushyiramo location yawe iherereyemo kugira ngo abagura bazabone uburyo wagira. Ahanga ugashyiramo description ukavuga ngo telefoni ndagurisha telefoni, ndagurisha telefone ya Google Pixel Google Pixel 5A yego. Nimero zanjye nkazishyiramo 0780841323. Nangiza nkahita nzangaha ngavuga ukaza ugahitamo yuko iki kintu kigomba kujya muri stock, ngo is stock. Ahangaha ugahitamo ahangaha ka kabiri. Iyo ushyizemo mu kambere ntago kijya muri news. Ahangaha uhita ushyira hano kuri aka kabiri, wamara ugahitamo ugahita noneho uza ugashaka amafoto y'abantu yacyo noneho amafoto yacyo wenda ikafata ino kamera wenda mu gihe nabonye ari amafoto ya telefoni nkahita nza wenda nkayita namara kubona amafoto nkategereza ifoto nkayishyiramo nshobora kuza nkareba n'indi foto upload nkayirebamo. Ahangaha namara kuyirebamo nkakandamo gutya, namara gukandamo noneho gategereza video igiye gutinda cyane ugahita nkanda publish. Nyuma nkanze publish iki kintu gihita kijya muri ahangaha muri hose cyajyamo. None ukaba wanagisharinga mu magroupe yanuza agurisha bino bintu. Hari amagroupe abakora mu bintu bijyanye n'undi uzarebe nawe ushobora kuyabamo. Urabona nk'ahangaha bita ngo Rwanda Car Marketing Press kugurisha imodoka gusa. Ahangaha ni groupe ikoreshamo ibintu bijyanye no kugurisha imodoka. Hano hari ngo Zara buy and selling ukagurisha. Dore hano byose nibyo aha hose harimo ibintu bagurishamo. Facebook ifite ibintu byinshi cyane wakoreshaho ugurisha ibintu byawe. Hano ushobora no kuzanaho ugahita ushyiramo ibintu byawe nka kundi twabigenje. Ahangaha ugashyiramo icyo ari cyo, wamara gushyiramo ugashyiramo amafaranga, wangiza ugashyiramo amafoto yacyo ukagurisha bisanzwe rwose nako kanya. Ni ibintu bisanzwe cyane. Noneho hari ubundi buryo Facebook ifite bwo kuba byibura uyifite aba followers 10,000 abantu bashobora kuba bajya bagutera inkunga ariko ufite aba followers 10,000. Ubwo buryo bwose nzabubereka mu gihe nzabanje tugiye gufungura Facebook page. Ahangaha ejo nzabakorera video byibura yerekana uburyo wafungura Facebook page neza yujuje ubuziranenge. Nzabakora video. Reka video yacu wenda y'aka gace gato dukoze tuzayikomereze mu gufungura Facebook. Tugiye kuzafungura Facebook tuyikomeze paka kugeza byibura ibaye monetize byose
tubigendanamo step by step. Nituva aho ngaho tuzajya n'ahandi hantu. Niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero yanjye 08 084 13 Njye nitwa Mwesigye David. Tuzasubire muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibamire umugisha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.